ushaka kuringaniza imiterere yawe dufite produit zagufasha. Urashaka kugabanya ibiro, kongera ikibuno ari byo bita nyashi, cyangwa ushaka kugira mu nda zero, ndetse n'abagabo bashaka kongera ingano y'igitsina, izi produit zagufasha kandi mu gihe gito. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0780 45 42 66. Asemani ukamubaze paro. Naturi gukina gutya dufite umutuku murabona tutazate. Niba mukuru kuni kome. Uyu ni we wanjye. TV Kivu ntabwo ubwatsi bagira ngo bijyanye no kureba Emmanuel Nari Ngafite
kaza kamano gati kapitene hariya birarafite kugira amasete agaruye kwa mugenzi hariya ni Zuber agati mcu garuka kwa Juma maze ni kate muhondo arafite mufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi muzehe Rwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya karande zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera karande uhora ubengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka Karagwe k'Abahinda gufashe. Hamagara 0780 45 42 66 ni 0780 45 42 66. Muzehe Rwasha mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje.